inkuru navuga ngo ibabaje cyane yakomeje kugenda igarukwaho n'abantu benshi bagiye batandukanye, batangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye. Ni umusirikare wa RDF wagize gutya akava muri misiyo, ariko mu gutaha agahita yivugana umugore we. Uribaza ngo rero byagenze bite? Ko tuzi ko abasirikare bacu baba baratojwe ndetse no mu cyo batozwa ikinyabupfura na disipurine. Noneho ibi ngibi byo byaje bite? Uribaza ngo byagenze bite? Navuga ngo ni urupfu rwamenyekanye ku itariki 22/02/2025, ndetse aho bivugwa ko byabaye ku ijoro ryo 21 Kanama 2025, aho umusirikare witwa Maniragena Simoni w'imyaka 29 yaje kwivugana umugore we w'imyaka 21 witwa Gisubizo Liliane. Aho uyu musirikare yari avuye mu butumwa bw'amahoro, ibyo nyira benshi bita misiyo. Ubwo yari avuyeyo akaza rwose agahita yivugana umugore we. Uribaza ngo byagenze bite? Ahari wenda iyi nkuru wabashije kuba wayumvaho, gusa nimba utayumviseho, reka rwose nkurarikire kuza kuyikurikira neza, kandi urava hano amatsiko yose ashize. Iyi ni Kigali Hot Celebs Entertainment. Amakuru yose aba ari kugenda avugwa hirya no hino niyo tugarukaho twibandaho, tuyanonosora ndetse tunasesengura, dutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye kugira ngo ujye ubasha kunogerwa n'ibiganiro byacu. Twihuse cyane rero, uyu musirikare wa RDF nk'uko bivugwa yari yaragiye mu butumwa bw'amahoro nk'uko byumvikana neza. Uyu mugore yari afite imyaka 21, bivuze ngo yagiyeyo afiteyo n'ubundi imyaka 20, kuko murabizi ko bagenda bakamarayo igihe kingana n'umwaka wose. Ubwo yari afite wenda imyaka 20. Rero nk'uko abaturage bakomeza kugenda babigarukaho batanga amakuru agiye atandukanye, biravugwa ko uyu mugore Liliane yari afite akabari yari yarashingiwe n'uyu musirikare, ndetse nk'uko bikomeza kugenda bivugwa ko uyu musirikare nubwo yari ari kuri misiyo yagendaga yohereza amafaranga mu bihe bigiye bitandukanye, aho bivugwa ko yohereje ibihumbi 400 kugira ngo bagure ubucuruzi bwabo. Ariko nyuma y'uko uyu musirikare ageze mu rugo agasanga rwose ahubwo ibintu byasubiye inyuma kurenza mbere agihari, aho bivugwa ko ubwo igihe yari ari kuri misiyo yakomeje guhabwa amakuru n'abo mu muryango we, bamubwira ko umugore we rwose yabaye indaya, aryamana n'abahisi n'abagenzi. Bakavuga ko umugore we rwose zavuyeho, bari baramubatije akazina ka Jugumira, ndetse nyuma y'uko agarutse umuryango ubwo wahise noneho ufata umurego, ahubwo umubwira n'ibindi birenze ibyo batigeze banamubwira kuri telefone. Byose barabimubwira. Umugabo rero umujinya waramufashe, areba ukuntu akabari nta kintu kirimo, rero atiriwe akora n'iperereza ngo amenye ko n'ibyo bavuga ari byo, ahita yica umugore we, aho kugeza kuri ubu ngubu hataramenyekana n'icyo yamwicishije. Gusa abaturage bavuga ko n'ubundi ari umugabo we wamwishe, dore ko umugabo we nawe abyiyemera akavuga ko ari we wamwishe, kandi rwose yamuhoye ubusambanyi bwe. Ni inkuru navuga ngo yakomeje kugenda ibabaza abantu benshi, bagaragaza yuko nubwo rwose uwo mugore yaba yarakosheje, uwo mugore atari akwiriye gupfa, kuko buriya kwica umuntu ni icyaha navuga ngo ndengakamere, kuko nawe burya bahita bagufunga icya burundu, usibye kwangiza ubuzima bwe n'ubwawe uba ubwangije. Ngira ngo muri kugenda mubyumva neza cyane. Rero nk'uko abaturage bakomeza kugenda bavuga ko uyu mugore yari yaracuditse n'umumotari, aho nyine umumotari yamutemberezaga hirya no hino amutwara kuri moto ye. Nyine bikavugwa ko uyu mumotari bishoboka ko ari we baryamanaga mu bihe byinshi bigiye bitandukanye. Rero ibyo byose umugabo yabyumva agahinda kakamwica, agatekereza buryo ki yari yaragiye kuri misiyo, agatekereza buryo ki yari yaragiye kuvunikira umuryango, undi agasigara abibyinamo, wagira ngo nta nubwo yitaye ku mvune umugabo aba arimo kuvunika aho aba ari kuri misiyo, dore ko biba bitanoroshye. Ushobora kugira gutya umwanzi yaguca urwaho gatoya agahita akurangiza.
rero ibyo byose yabitekereza, kwihangana nyine bihita bimunanira, ahita afata umugore we, mu by'ukuri ahita amwica. So rero ngayo nguko, akimara kumwica n'ubundi biravugwa ko yahise afatwa ahita ajya gufungwa, ndetse nyakwigendera bamujyana mu buruhukiro, mu gihe iperereza rigikomeje kujya mbere cyane ngo hamenyekane ukuntu yaba nyine yamwishe, ndetse hamenyekane n'amakimbirane yose bari bafitanye, dore ko ibintu nk'ibyo ngibyo bijya kubaho n'ubundi bari basanzwe bafitanye amakimbirane, bakavuga ko rero ahari nta bana bari bafitanye, bitewe n'uko aho biciye uwo mugore byasanzwe ko nta bana bari bahari. So ngayo nguko, iyo niyo nkuru ikomeje kugenda ivugwa hirya no hino, ndetse abantu benshi bayigarukaho batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. So mukomeze mugire ibihe byiza rero, yari Kigali Heart Celebs Entertainment, amakuru yo nakagaruka.